Benshi bakunda kwibaza ngo ese ni gute nareba video kuri TikTok ku buntu cyangwa se mu gihe nafite megabyte. Ibi bintu abenshi ntago babizi, gusa ni ibintu byoroshye cyane. Nk'urugero nanjye aka kanya nshobora kuba nareba video kandi nzirebye ku buntu, bitewe nuko mu gihe nari gukoresha mega ndi gukora wifi cyangwa se mfite mega zanjye, hari ahantu narafunguye hatumye ndeba video. Cyangwa se video zikaba ziri no muri telefone yanjye nkaba nabizi, kandi ibingibi ngiye kuba nakwereka kuko ndabizi nawe ushaka kuba utabizi. Ikintu uraza gukora, jya kuri TikTok yawe bisanzwe, hanyuma ujye hano hirya handitse mi. Ahanga ni ku muntu ukoresha TikTok Lite. Hanyuma turaza kujya hano ngaha handitse offline videos niba muhabonye. Hanyuma izi ni video zose ziba bari buduhe. Nk'urugero dufite video 118. Hanyuma hari igendo no babyarajemo bigatuma telefone yawe yuzura kandi ukaba ushaka kubikuramo. Urajya hano hirya ubone hano handitse free app space, urahakanda hanyuma zisibi. Noneho hano handitse data saver, iyo hakanze bituma mega zawe zidatakara. Hanyuma zino cached videos cyasara uri kureba hano kuri cached videos, nanone batugarurira za video twa downloadings. Izi videos downloading utazidownloadinze kuko ni ibintu byikora muri telefone yawe, cyane cyane iyo ufunguye TikTok. Kigiye megabytes zawe zitangira kugenda utazikiri gutuma zigenda, ahubwo bitewe n'iyi app irimo iragenda zidownloadinga, kugira ngo mu gihe wowe uraza kuba udafite megabytes zihagije uze kuza kubona video za TikTok. Ngendi iFabrics, niba hari ikindi kintu ukunda kuri channel yacu cyangwa se ushaka ko tugukorera, twandikira muri comment, hanyuma uduhe like, subscribe kandi sharing video yacu niba ubona hari undi muntu yafasha. Ngendi iFabrics.